Nshuti bakundwa ba Hot News, reka mbasuhuze cyane nizera ko wowe udukurikira mu majyaruguru y'u Rwanda, mu majyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, aho waba uhereye hose ndetse mu mujyi wa Kigali ni Rwota Masimbi umeze neza cyane. Nyemerera rero twinjire mu makuru nkuzaniye. Murabizi ko muri aka kanya tukagenera biba byagiye bisohoka mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibibera hirya no hino. Njye nkomeje kumungwanya Mr. Big Baby Mandi DJ Kenda bakunda cyane, kandi mbazaniye amakuru atariho ivumbi. Bityo nawe nyemera niba utari wakanda subscribe uyikande, ndetse mujye mwibuka no kudukandira kuri like, rwose turabibasabye kandi mwumve ko tubibasabye. Hanyuma amakuru yo mu biturekeye natwe tuzatuyabagezaho kandi tubagezeho amakuru ya nyayo. Reka tunyaruke rero twihuse cyane. Maze iminsi mbabwira ati isi maje kurangira, isi maje kugana ku musozo, aho umugabo akurikiranweho kwica umugore we, yarangiza bikaba bikekwa yuko nyuma yo kumwica yagiye afata ibice bimwe bye akabiteka akabirya. My friend, biteye ubwoba ibintu bisigaye bibaho. Ni amakuru arimo guturuka mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, avuga ko tariki ebyiri aribwo polisi ya Uganda yataye muri yombi umugabo uzwi ku izina ya Richard Mwesige, aribwo yaje kuba yatabwa muri yombi na polisi ikorera hariya mu gace atuyemo, imukurikiranyeho cyangwa se imukekaho kuba yarishe umugore we, yarangiza ndetse akagenda amurya. Ibi ngibi bikaba byaraketswe nyuma y'uko uyu mugore w'uyu mugabo yaburiwe irengero. Ubuyobozi bwo mu gace uyu mugabo atuyemo bukaza kubona uwo mugabo arimo kwitwara mu buryo budasanzwe. Hanyuma umuyobozi w'agace ka hafi yahatuye ahita avuga ati, abwira izindi nzego ati, nabuze umuntu kandi uyu mugabo ndabona mukeka amababa. Hanyuma bagiye mu rugo rwe basanga igice cy'umutwe kimanitse mu ishashi, kiziritse mu ikumbo, nka kwa kundi niba bikibaho sinzi ya kera hari ukuntu abantu babaga babaze nk'itungo bagafata nk'itako bakarimanika, babyita ngo ni imiranzi. Yes, ngo ni imiranzi, niko izo nyama bazitaga. Uwo mugabo rero basanze igice cy'umutwe kiri mu ishashi kimanitse ku ikumbo, ndetse n'ibice by'amaguru bimanitse aho ngaho, kandi mu nzu ye. Noneho umuntu yarabuze ntiyagira icyo avuga. Icyakozwe ni iki? Polisi ikora mu gihugu cy'Ubuganda yahise imuta muri yombi, ajya gukorwaho iperereza, ndetse ibyo bice binajyanwa kwa muganga kugira ngo bipimwe harebwe ese ibi bice kuki byasigaye mu nzu, ibindi bice byagiye he. Amakuru twabonye tukaba twarayabonye, uyu mugabo atari yatangaza niba koko yarariye ibyo bice, ariko nk'uko byagaragaye bikaba byaravuzwe yuko uko babibonye ibindi bice ashobora kuba yaragiye abirya. My friend, biteye ubwoba, biteye ubwoba ibintu bisigaye bibaho. Rero nyamuneka nsigaye mbabwira ati mujye mugira amakenga, mujye mugira amakenga. Ikintu cya mbere gikenewe mu buzima bwa muntu kuri ubu ngubu ni amakenga, kuko abantu bubu ntago wamenya ngo bimeze bite, yaba umuvandimwe wawe, yaba umuntu w'umufamiliye, yaba inshuti yawe, yaba uwo ari we wese. My friend, agukorera amabara utateganyaga na gatoya. Biteye ubwoba, biteye ubwoba. Ariko nyamuneka ntago nabura kubabwira yuko nanone ibingibi bikomeje kugenda bivugwa hirya no hino. Namwe mugiye munyura mu mwanya w'ibitekerezo, mutubwire mubona ari iyihe nyungu y'ubugizi bwa nabi busigaye buvugwa umunsi ku wundi, nk'uko mukurikira ibitangazamakuru, nk'uko mukurikira inkuru tugenda tubagezaho, cyangwa se n'ibitangazamakuru byandika. Usanga inkuru zirimo kwiganza hirya no hino ari inkuru z'ubugizi bwa nabi, ari inkuru z'ubugome, ari inkuru z'amakimbirane adafite ashingiye, ari inkuru z'amashyari, ari inkuru z'urwango, ari inkuru z'ubwicanyi. Mubona ibingibi biterwa n'iki? Ese nanone ukwibaza ngo inyungu ziva mu bugizi bwa nabi nk'ubu ngubu nizishye? Njya mbabwira ngo mu nkuru tugenda tubagezaho zijye zidusigira isomo kandi zidusigire n'ubutumwa. Ariko nanone mugiye munyura mu mwanya w'ibitekerezo, munatubwira ati nyamuneka ibintu bimeze bitya. Ni kwa kundi mbasaba yuko naho muherereye hose mwajya munadusangiza amakuru yagiye habera, kuko hari ibiba ntibimenyekane bitewe n'ahantu byabereye.
kandi burya mwibuke ko ikintu cya mbere ari amakuru. Udafite amakuru burya ikintu cyose wakora nta makuru yacyo ufite biragoye ko icyo kintu cyagenda neza cyagira aho kikugeza, kuko niba ni urugero, niba ugiye gushora bizinesi uba ugomba kubanza ukamenya ese ahantu ngiye gukora bizinesi bimeze bite, ndahakoreye bizinesi, iyi bizinesi bayifata gute, ese umutekano waho umeze ute, ese abakiriya baho bitewe n'ibyo ngiye gukora bimeze bite, ese ntabwo ari ka gace kibanda ku bantu bakavukira. Ibyo byose nyine ugashaka amakuru. N'urugero nabahaga, urumva ko ikintu cya mbere ari amakuru, ibindi byose rero biza nyuma, ariko burya amakuru niyo ya mbere. Ni nayo mpamvu musanga ibibera kuri isi ya rurema, uruhande rufite amakuru rutsinda urudafite amakuru, kabone n'ubwo rwaba rufite ubushobozi ariko nta makuru. Uruhande rufite amakuru rutsinda urudafite amakuru. Urugero nabaha ni inkuru yavuzwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, y'aho inteko ishinga amategeko cyangwa se inama ku rwego rw'igihugu yateranye Kinshasa hariya, basanga kuba FARDC yaragiye itsindwa mu bihe bigiye bitandukanye byaratewe no kuba M23 iyirusha ikoranabuhanga, itumanaho, kugera naho M23 yinjiriraga ikoranabuhanga ryabo, itumanaho ryabo, bakajya kugaba ibitero. M23 yarangije kubimenya kare, yarangije kumenya aho bagiye kubigaba, yarangije kumenya abasirikare bifashishijwe, hanyuma ariho bajya kugeraho bagasanga M23 yabiteguye. Urwo ni urugero rwa mbere mbahaye. Rero mutwemerere mukore ibyo tuba tubasaba, tujye tubagezaho amakuru, ntago tubishyuza ntaki, ni ubuntu rwose. Ahubwo noneho mwabona hari inkuru, hari amakuru twagejeje atari yo, mukaba mwadukira mukatubwira ati bimeze bitya, tukabasobanura uko bimeze, kugira ngo niba harimo ikitumvikanye cyumvikane, si byose. Akora subscribe rero, nyamuneka ukoresha kuri bagenzi bawe, babwira tanga ni uzajya ukura amakuru yize. Mwibuke ko kandi twajya tubana kuri Vibuzi Info, ndetse tukagenda tukanabana kuri Kwisrimbi TV, aho hose ninjye tuzajya tugenda tubana mu makuru agiye anyuranye yo mu bisata bitandukanye. Rero ni munyemere rwose ingane ku musozo, ariko mbasaba gukomeza kwiyubaka mu mutima wa kimuntu kurenza uko twakwiyubaka mu mutima wa kinyamaswa, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara hirya no hino ku bantu bamwe na bamwe. Nimvuga ngo kugaragaza umutima wa kinyamaswa, ntimwumve ko ari buri muntu wese, hari bakeya bagifite, yes bifitemo umuntu, ariko nyine ni babandi bakeya, ku buryo wenda kwijanisha ushobora gusanga 30 ari bo bagerageza, abandi 70 byararangiye, bitewe n'inkuru tugenda tubona namwe kandi mubyibonera. Ni amabara gusa. Baze kwica umugore wawe niba ari byo koko, ukamuteka ukamurya. Umuntu mwakundanye mwirwa mubwirana love you, je t'aime, bikina gupenda sana, musomana mugira ubuye, mukaryamana mukanabyarana, biteye ubwoba. Reka mbashimire rero, njye nta kindi nakora. Umumama nubwo ibice bye bitagaragara, ariko roho, buriya umuntu ni roho. Reka tumwifurize roho ye iruhukira heza, Imana yituza heza, umugabo akanirwa rumukwiye. Hanyuma namwe mbashimire kuba mwafashe umwanya mukabana nanjye muri aya makuru. Turakomeza kugenda tubana mu yandi makuru n'ibindi biganiro.